God have mercy upon us. Nenda mugabuza guteka isana muri rugo. Bimbo zose muteka imitwe muteka imitwe. Umva mbabwire. Khobitinzi bipfu. Umuri nki. Urizi cyaka. Ni twavugaga karese niyo abuzikariyo niyo ngiyo wa voilà nibi navugaga kandi uruzi ku giciro kiri hasi baba bikubise hasi bagira n'inyama baba bari aha rero niho bita kwa Urugamba phone zishop mu mujyi ka free zone ubona none wanzitura Urugamba phone ziwaziye gaburira abanyarwanda bibi Khobitinzi bipfu. Umuri nki. Urizi cyaka. God have mercy upon us. Shirimu Wora baziki. tukugeza kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana. Imana se murigisha mukanga guca mukura inzugi. Kwambo nibyo wari. Musomera muri nuzi. Musomera muri Jacob. Muri Jacob. Handa aturuka yo handi mu kinuze. Mwizina. Ako bishaka ko muri abateka mu. Dore haravuga ngo uwihanganye azabona ijoro kandi uwariye kubuki n'uwariye ku mata n'uwanyweye ku mata azumva ikiryoshye aricyo azahitamo icyo gihe umuntu azamenya umusambanyi ntabwo urasambanaho mwabaja none se iki ku buryo utababara kwigisha ijambo ry'Imana hako namwe abantu mukomanga nk'abari gukura irangi nge n'icyo ndanaza ku buryo nazo kankubita urushyi maze kurane kukwigisha ijambo ry'Imana simwe mu bitesi mwe muje mukomanga nabi basi uzuko uyu nguyu ibaza ahantu hose yera bamuha imodoka kayanga ngo mpaka agomba kugenda ahantu hose yigisha n'amaguru nkava muri Afrika y'Epfo Pakistani Italiyani Jobrikani muri Chechnya naho Chechnya Zambia n'Ubugande wose ngagenda mpaca ntabwo arabizi mu akira bantu musomere muri Urugamba kandi yamwishakiro Urugamba ni Bibiliya nshya Urugamba yinini n'akantu bari bibagiye gushiramo bagashyizemo nyuma y'icumweru mba sihanura siminuzi nahanga ku murongo wa 13 n'uyu 13 dore muri Urugamba rero bavuga ati kera tutaramenya ibyo ari byo tukihuzagurika hakiza amakampani menshi tutaramenya ibyo ari byo mu gihe tumaze kumenya wagwanye nibwo Urugamba yaje yamanukiye hereye yamanukiye ahantu mu mujyi ahagana kuri hariya kuri ka free zone Urugamba kwa prison icyo gihe bakimara kuhagera nibwo twamenye ibyanya byo
turabikurikiza gifite accessoire zitandukanye ku bijyanye na telefone zitandukanye. agashya kari muri ibyo ni uko bafite telefone 15 ni muri 15 15 soya aho ngaho naho urabeye polisi ako 15 shokora 11 12 ni 15 komereza ku murongo wa karindwi ngaha 15 15 Pro Max 15 Pro Max Urugamba phone shop ariko rero nibyo rero twari turi kukubwira ko hari inzaduka, hari abantu b'inzaduka bashobora kuza nk'uko nguko nyine ntabwo umenya abana barimo bakaza bakukubwira ngo ibintu kandi ari ibintu bya pirate, ariko tukaba twagusobanurira ukagenda ukagurira ibintu byiza ahantu ariko udakubisa abantu hakorera ngo uramuhote noneho ibaze no kuko nkeneye impozamarira ihendutse ite kandi bacuruza ku giciro kwigisha biba muri Bibiliya Bibiliya nshya sigiye byanditseho dongi ariko ngo rujama ngo je ntabwo mbizimo ahubwo nakaje ufite ngo duhe tumwe k'imbere twishe oya mugenda mwabuje nabwo sinaba hari musoke ariko mugenda kaba ari agacayi ka mukaro buriya nta kibazo kiba giteye wenda ku buryo icyayi ukiduhe icyayi ni karibu reka tujye kwigisha abandi turagaruka ako se ni karibu mbaye icyayi n'umugati n'umugati yarafashwe ako se kuri mubwire ayo madora ari kwatwa yaje amatora kandi ese niyo madara nayasu mbya ko muri abakozi b'Imana wafite n'umugabo ufite ikibazo abakozi b'Imana Imana yaduhaye akazi so tutikuza mu metero ahembe kubitinzi bipfuza uhumura inkingi muri zicyaka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naam. Uyu arasubiza nk'abasilamu ashobora kuba ari we uri mwisilamu mumbwire ikibagenza n'iki haje wenda atari ibintu wenda bikomeje kugora twebwe turi kugenda dushaka abantu twinjiza mu idini ari igihe wararigiyemo ariko ukarivuma bite n'impamvu z'akazi zo kwihutira kuba iby'isi kandi Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka ladhina ratubwira ngo nunyibagirwa nanjye nzakwibagirwa. Kujya dusura abantu basa nkaho bibagiwe umurimo Imana wabahamagare kugira ngo baze hano ku isi, turakubonye tuvuga tumuvandimwe ntabwo twamuganiriza akibuka inshingano za Allah Allah subhanahu wa ta'ala jala kandi ibyo rero birananditswe, ni ibintu byanditswe n'abaceceniya kuva muri sakindi birana ahangaha hari ibara ry'ubururu. Aha niho hari gufasha abantu. Mubwire twakomeje kwifashisha bya ko we azi Korowani, turashaka kubihuza kugira ngo mwumve isano bifitanye. Nubwo ari ibitabo bitandukanye ariko biravukana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ati ahangaha muri sakindi haranditswe ngo nubona uwuhungetwa uzamufatire hafi umugarure mundiri yaho yaturutse. Urakoze cyane, yaho yaturutse. Nubwo buryo turi kugenda kugira ngo dukusanye abantu bibuke aho baturutse kugira ngo Imana ejo tuzagufata igushe mu muriro. Dore ko haje noneho yazanye n'isengero cyangwa ikanisa
iri hano mu mudugudu wacu hano hafi hakaba hari n'ikijyanye no n'icyicaro cyo kugira ngo mujye muza tuganire kwa gatanu tumaze gusari wenda nka Rashai gana none turabatoresha yindi wambwe ko yitwa inde yindi yo kubatoresha na shahadu ugatora na shahadu basubiramo urabizi ko umaze ibyumweru bitatu usari ubabaye mukafiri kamera yine sasa ni kama kawaida sasa kama tuko tunaendelea watu tuwaambia kitu kwa Mungu kutoka binguni bakuye bachangamkie kazi Mungu kwa anabaambia kuja hapa kufanyiriza mataratara 5:16 urimo satanisha ntabwo ari gusa arandiswe ngo bitangira mwanga bikarangira mukunzi abo ngabo bihanganye bazabona ubwami bw'ijuru kandi bazabana na Allah subhanahu wa ta'ala iryo ni ijambo ry'Imana tugisomye muri mataratara kandi koko Imana iraza kubagirira neza iraza kubafatira imyanzuro mizima iraza kubahita mwabuze muraza gucana hatandukanye kandi ibintu byose bizagenda dore ko umusore mwiza kandi ugomba gufasha ukuntu uje hariya mwikanisa ukuntu wakore mwana mwiza bana beta abasiramu bafite umuco twakibudingi zemeze ukuntu kandi rwose haje na gwara basezeranya akabatoresheje muri Suzanne urabyumvite Mungu wacu nawe ndi umusiramu shije inyigisho zanyu nazumvishije yamwikomeza nta kibazo ariko nta kibazo nubwo turi mu rubuki w'idini ryacu yagenda binadufasha cyane kandi amafaranga wayabona dukeneye nk'abantu bakeneye kuza basi God have mercy upon us. ikibazo cyo kuba bafite amaraso makeya mu mubiri gutanga iki amaraso ibuka ko ibara nabura turabukeneye ntabwo yadufasha muri ibyo bintu byo kugira ngo witwa ndera Sorobate kaje ingurube yemera gutanga amaraso ku basiramu mwa haje ikintu ugomba kugitekerezaho ukabanza ugasoma muri shahadu arya ingurube arya ingurube rero niba arya ingurube gutanga amaraso ku basiramu urumva bitagorana mwakabyana banza usome muri shahadu soma muri shahadu mubabwire rero nahereye kare mbumva amaraso yareke naretse amaraso nawe yatanga haji taramaze kumugura haji usengera mu rusengero mu musigiti kandi buriya ingurube 100 ziba zaruzi mubiri ngo urumva amaraso yose aba yarabaye ingurube nubwo ababwa bari hafi kuba ingurube ubwo uri umusiramu mbaye umusiramu imyaka 16 ntabwo nzarivamo uzi ijambo rimwe mu busiramu nirihe shahadu wenyine gusa ubu Allah akbar dajya yose twize byose ndabizi byose igira umva nakomeje kukureba ndabubwiye sukuru bwanyu umaze iminsi mugiye muteka ibitwaro ku baturage turabazi dini y'ubatanu n'ijyawe urigisha abantu injiri ikwe mu mutwe natwe navuze ko ntazigera mba umusiramu ngiye sikugira ubu ngiye navuze wewe ngwino igamana ariko wowe ukingira kuki wanyawe amaraso ushaka nanga amaraso cyagututse urashaka nanga amaraso nkwereke gira umuntu urashaka iki amaraso yanjye nta bumuntu nshaka arashaka amaraso yanjye ayatware urashaka kuyajyana urashaka kuyajyana urimo satanisha ntabwo ari gusa oya haje bamubwiye ko dufite ikibazo kucyo yewe n'ibintu bya shahadu niwe wabimbwiye amaraso nkeneye nakugira ngo ufashe abantu bararwaye abantu wafashije mugenzi wawe uri docteur yambwiye mufasha mu baturage arangurira akantu arabangangurira biswe yagura biswe nanjye ngurira singiyise gura nanjye ngurira turashize noneho ubwo bwiswe rwose twaraburambiwe burizi ko abasiramu ngiye kugira ngo uzamane n'abaye umusiramu shabya byantwara igihe kirekire ngende umusiramu nyawe ndi umusiramu watoye ashahadu shahadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nagaragata we Yesu we uzagaruka wa gitutu dongera kukubona uzamba wowe umwana muto kugira ngo bakwesukure ngewe reka nkubwire soroba none se ko buriya nta kintu uri kumbwira kikize azubwe igihe cyose nsenza guza no kureba nyamara sinzi utuntu buriya uri nta kintu urimo ramutsubiza
turibese umunsi wabaye iki noneho urasoma ntabwo ubona ibyishimo mba mfite uvuye mu kazi cyangwa ugiye oya ubu ngiye kubanza ngere mu rugo nduhuke ariko ntimuze atereka amanzi nze ngurebe erega buriya niyo mpaye amazi rwose angwa neza rwose ari nk'ukuri ako wazambwiye neza ukambwira neza ukuntu nkunda ubundi kagira kakwiriye guca ku ruhande uca hano asubuye hari ikintu utabona kugukunda byo nyine none sinza nimba mbibona hari utuntu ndimo numva kenshi kuba ndi hano numva nduhutse biraruta kuba najya mu rugo nkahita ngenda nkaruhukira mu rugo iyo mbanje nkacana no kudo ngenda nkagera mu rugo dore hano harimo icyumba uzaze wibereyemo ntari cyo kunyirebera aya ibyo byo wapi rwose none se ngaho nawe ngura ushoka unkunda nturabimbwira bo wicisha hano rega nanjye ndabibona none se niyo ubibona buriya mbibona kubibona none se mba mbibona muri iki mvuge yego utana nta kintu bambaje none se ni gute nta yonje winyatira fresh yegera gute turatuntu rero ngeri ko nakire abashyitsi banjye bose oya tambwira kare nk'ibisanzwe nk'abandi bose tubaha ngaha ngewe mu bintu nahisemo yewe ni gahunda yigisha urabizi imibereho y'ano hanze biragorana mwana wanjye wowe urifata ugakubita umusiramu mugenzi wawe uzi kuri haramu birenze no kugukubita wowe naguhemukira gicucu wari gushuka abantu wa kigoryo iyi kamere ni bwoko ki no kumuhana rwose pe wowe ukeneye guhanwa wowe ngewe kwa ko nta n'ikintu nishinja nta ibi bintu nibidacika mwe turabapfungisha mwese nta n'isoni ubu baragufata bakagushuka wowe umwana mutoya ariko nahitamo irihe dini kugira nanjye nkiranuke mbashe kuba wenda nakideburiya cyangwa nk'ifarasi nsiki wagabanyije inda se ukicara ukiga imana iyo ari oya muhemukire umuntu wakwiza ingurube ze ubaha imana zamurukana yanduze zamurukana ubaha imana zamurukana wowe ubaha imana genda ubaha imana amanga abasilamu b'iki gihe nabo rwose baba bede ugushingana ndi kukubaza ugushingana umuntu aje simwakira ukunyakira niko wakira n'abandi iyo umushyitsi aje umuhereza ikintu ashaka yashaka amazi ariko njye birarenze ni ukuri njye birarenze kubera yuko reka nkubwire niyo byaba ari nk'abandi niyo waba ubakira nk'abandi ukanyakira nk'uko wakira abandi bose njye mbona birenze kubera ko iyo mvuye ahangaha akanyamuneza ngenda nkaryama nariye nyine wowe uzatomora uvuga ureke kuri guca ku ruhande n'iki byose ase ushaka nzabivuge gute none se nuko kuko just nyine dukunda leta utambwiye ntiwigeze umbwira ko nkunda kwirirwa kuba mbibona se nyine bivuze ndetse gatambwiza ukuri hari undi muntu ufitanye umubano ngo dufitanye mbwiza ukuri hari imibano rega hari igihe wari n'umubano w'ubushuti best friends abantu uzambwire ko nkunda ngewe birenze ibyo ngibyo salamu se mu Islam sikari insuzanyo zisanzwe amahoro y'Imana bane namwe ni amahoro se ni wa mwuka w'Imana genda kuyobora ahantu mu mago nyunganira urimo satanisha ingingo nyamukuru wenda tukugenda dushaka abantu kugira ngo tubiteho bagaruke imbere cyane ku ikanisa ku rusengero ku musigiti mube babantu Imana nyine yashiriye ku isi kugira ngo imenye yuko baguma no kuyisenga banayibuka niyo mpamvu nitwaje umuvandimwe kugira ngo agire ikintu kimwe agenda abasobanurira mu hano abibutse kwibagirwa bibaho ikibazo ni ugutinda cyangwa gukora ikosa ukarisobera Yewga kadusome mu katabaro kambasobere mu katabaro aka katabaro katabawe n'Imana sako numva ufite umwana w'uruhinja wamuzanye nawe tukamubwiriza
ku mwana igiti kigorogorwa kiri gitoya aracyari muto n'ubundi baba twandikira ama SMS ngo tujye kubwira kambasubire mu katabari mwumve ko havuga ngo nuko hazaza inzu zinzaduka abo ngabo babyumva ukwabo bazaridukana nazo mbeye nguko rero uw'Imana yohereje mu bugingo bwawe ukumva ibyo akubwira ugasobanukirwa ibyo akubwira ntuzaridukane n'ibyo bizaza bije gutwara umubiri wawe. Tumanuke epfo kuri 4. Izo nzu hazaba harimo izariza ni nko kuvuga izanyazo. Izariza nubwo ibyanyabyo ibyanyabyo uwo izariza izanyazo yego nuko shishoza neza ubashe kubona inzu y'ukuri. arakanu wibagiwe kano kavuga uramenye ntuzandagare ntazakwandurura ukagenda utumuka. Amen. Haleluya. Nani yasaramariya idukisha amababiri fata ikibanda cyawe bo rero ikitugenza wese mu Islam maze imyaka 16. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha iyo ni hanyo bivuze ibyo mu ikanisa Tubiza niwe ndi kubaza niwe kubaza waba uvuze ibyo mu evanjiri musubize kwa kundi nayo musubize kwa kundi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni bari kumbwira ibyo mu evanjiri mu bakatolika yamara gusuhuza muri Islam niko basuhuza. Singe natoye shahadu. Uri umusiramu? Ntabwo uri umusiramu? Ndi umusiramu. Ni we ariko ngenge we arabikunda. Ndabikunda cyane izi dini yaza muri umutima wanjye. Ni umusiramu utaratoye shahadu. Ariko ntabwo bivuze ko uyu nguyu kwa yasomye dua na bidaboringa amusobetse. Ukaba uri kwigisha ijambo ry'Imana se gute kandi utaratoye shahadu? Mbo urumva gwenda mfate byo mu ikanisa ya Isilamu nkabihuza n'ibere yisanzwe nkabihuza nkazanga byose bivuga kimwe nuko bitandikwa kimwe ariko nkagerageza kubibwira abamarayika ndeka n'abandi. Ajya ngo wasomye ijambo he mbo hari mu katabaro hari muri harona nubo hari nuwo naso aho kantu mu katabaro biba muri Bibiliya. Ijambo dusomeye se ko riba muri Yeremiya. Yeremiya yaratarabaho yarataraza kuyiba. Ni isezerano rya kera ryavuguruwe n'abami. Nawe dufashe mu kigero. Mwebwe mugabuza guteka ikibana muri urugo. Ingo zose muteka imitwe umva mbabwira. Yesu we nundi munsi